Ndabasuje cyane, reka mbabwire ko bidasanzwe cyane cyane ku butaka bw'u Rwanda. Jazz ya Paris Saint-Germain, PSG Nike Home Stadium Shirts 2025-2026 ubusanzwe igura amadolari $109.99, ariko mu ijoro ryakeye Mutesi Jolly wabaye Miss Rwanda 2016 akaba ari umwe mu bagwizatunga cyangwa se mu bategarugori bafite amafaranga cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yarayiguze igihumbi cy'amadolari, bisobanuye ko ari $1,400,000. Ese byagenze gute cyangwa se bimeze bite? Ino ni Ken News, reka tuganire ku makuru yarayabaye mu ijoro ryakeye, aho mu gitaramo cyangwa se icyo navuga ngo ni event yitwa The Silver Gala, abantu batandukanye mu mujyi wa Kigali ku mugoroba w'ejo wo kuri uyu wa gatandatu wa tariki ya mbere Ugushyingo 2025 bari babukereye bitabiriye ibirori bya The Silver Gala. Ni ibirori bitegurwa n'umubyinnyi akaba umuhanzi akaba n'umushoramari witwa Shelly Silver. Ari umwe mu bakobwa bamaze kubaka izina rikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda mu kijyanye n'imyidagaduro ndetse no mu mahanga. Uyu mukobwa akaba yaramaze kubaka izina rikomeye cyane. Ni ibirori byabereye kuri BK Arena, ni ibikorwa bitandukanye kuko byahurijwemo abanyamideri, abanyamiziki ndetse n'abandi ba legend mu bikorwa by'imyidagaduro hano mu Rwanda bigiye bitandukanye. Uwitwa Shelly Silver uyu nguyu avuga ko iki ni igikorwa ngarukamwaka kibaye ku nshuro ya kabiri, kubera ko umwaka ushize cyarabaye mu kwezi kwa 9. Uyu mwaka nabwo cyongeye kuba. Uyu mubyinnyi akaba n'umuhanzi akaba ari n'umushoramari, avuga ko kino ari igikorwa ategura mu kuba cyafasha mu gukusanya ubushobozi ndetse kikaba cyakusanya n'inkunga zo gufasha bamwe mu bana b'Abanyarwanda, bikabafasha kubyina ndetse no kuba bakwiga kubyina ndetse no kuba basubira mu ishuri, cyane cyane ko afite itsinda yashinze cyangwa se navuga ngo ni nk'umuryango yashinze witwa The Shelly Silver Foundation, ndetse ukaba ari umuryango ufasha abana kwiga kubyina, kwiga kwidagadura ndetse kwiga gukoresha ibikoresho bya muzika birimo gitari, ingoma ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko nanone akabafasha mu bikorwa bijyanye n'amasomo yabo. Mu ijoro ryakeye rero yari yateguye kino gikorwa cyitwa The Silver Gala, ni igikorwa ngarukamwaka. Hanyuma iki ni igikorwa cyaje kwitabirwa na bamwe mu bakomeye cyane mu myidagaduro hano mu Rwanda, barimo abahanzi, barimo abakire cyangwa se abafite ishoramari mu kijyanye n'imyidagaduro, abafite amazina bubatse cyane cyangwa se abafite izina rikomeye cyane mu Rwanda. Harimo nk'umuhanzikazi witwa Knowless Butera, n'umwe mu barijande dufite bamenyekanye cyane mu myaka yo hambere ndetse na n'ubu akaba agihari cyane. Harimo abari mu nzira ikomeye cyane cyangwa se navuga ngo ni mu nzira y'ubwamamare, abitwa ba Roskana, abitwa ba Juno Kizigenza ndetse n'abandi bagera cyangwa se abo twavuga ngo ni nk'abashorimari mu kijyanye n'imiziki yewe n'imyidagaduro. Harimo nka Coach Gael, harimo Intore Masamba, harimo Muyoboke Alex, abose n'abitabiriye kino gikorwa. Gusa iki gikorwa cyitabiriwe na bamwe mu bazwi cyane nk'aba Miss cyangwa se nko mu abakobwa navuga ngo bubatse izina mu kijyanye n'ubwiza n'uburanga. Harimo witwa Nishimwe Naomi, harimo mukuru we witwa Katia, aba bari bitabiriye kino gikorwa. Hanyuma harimo Mutesi Jolly, ni Miss Rwanda wa 2016 waje no kuba akora ibitangaza cyane muri kino gitaramo, aho yaje gufata ijezi ya Paris Saint-Germain. Ijezi ya Paris Saint-Germain ubusanzwe igura amadolari $109.99, ariko we yayiguze $1,000 kugira ngo ahatane, cyangwa se iyi ni jezi yoherejwe mu Rwanda isinyweho na bamwe mu bakinnyi ba Paris Saint-Germain, akaba ariyo mpamvu yatumye bayihatanira mu kuyigura. Abari bagerageje guhatanira ino Jazz bari barimo abagiye batandukanye, bagiye bashyiraho amadolari $700-800, ariko iza kurangira itsindiwe na Mutesi Jolly waje gutanga $1,000. Kandi muri bino birori uwitwa Bwiza niwe waje kuba
gutsindira icyo bita uwaje yambaye neza cyane aza nawe kuba ahabwa $1,000 nk'igihembo yatwaye. Ino ni K News, komeza ubane natwe, reka tugende tuganira kuri ano makuru agiye atandukanye. Gusa inkuru nyamukuru ikomeje kugenda ivugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Abantu benshi bari kwibaza bati Jolly Mutesi yaguze ino jezi $1,000. Ese byaba byaturutse kuki? Ese abakomeje kubyibazaho bo bari kubiterwa n'iki? Ese Mutesi Jolly we ni muntu ki? Byose reka gende mbigarukaho. Ino ni K News. Yes, nakubwiraga ko kuri iyi gala night cyangwa se silver gala Mutesi Jolly yaje gutungurana afata PSG Nike. Ubundi ubusanzwe ino jezi urebye muri store za Paris Saint-Germain, PSG Nike Home Stadium shirt 2025-2026 igura $109.99. Hanyuma yitwa PSG Nike Drift Fit ADV home match shirt igura iyo ngiyo ni yisumbuyeho igura $100, igura €149. Mu gihe version y'abana batoya cyangwa se version y'abakiri batoya igura $89.99. Ubusanzwe jazz ya yindi iri kuri karite ya mbere cyangwa se official jazz ya yindi n'abakinnyi bajyana mu kibuga ubusanzwe muri store za Paris Saint-Germain nkuko urubuga rwa Fanatics rubitwereka. Bavuga ko jazz ubusanzwe igura amafaranga menshi, igura $169.99. Ni version ya authentic muri Paris Saint-Germain. Ariko ino jazz yaje kubisinywaho na bamwe mu bakinnyi ba Paris Saint-Germain yariri mu Rwanda. Bamwe mu bagiye bayihatanira bagiye bashyiraho $700, abandi bashyiraho $800. Ariko biza kurangira Mutesi Jolly ashyizeho $1,000 abari we uyitsindira. Byaje gukomeza gukurura icyo navuga ngo ni nk'impaka cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane nko ku rubuga rwa X ndetse na Instagram. Nizo mbuga zikunda gukoreshwa cyane n'abajya impaka ku bintu nk'ibi ngibi. Bamwe bati amafaranga Jolly ayakura hehe? Ibyo ni ibyibazwa ku mbuga nkoranyambaga, ariko uretse no ku mbuga nkoranyambaga no ku mugoroba w'ejo Jolly barabimubajije bati batashe imodoka yawe nshya, abantu bakibaza ati imodoka yari imaze yayitekerezaho bata amafaranga ubundi ava he? Abantu bati tijora kuri iki? Ahava nago bibireba kubera iki? Nibwo nabibonye. That's nonsense for sure. Ariko ubundi se bibarebaho iki muri rusange? Yubatse inzu, imodoka biva he? Cyane ibiro byiza kandi Mutesi Jolly ati ibyo ntago bibareba, aho nkura amafaranga ntago bibareba. Mutesi Jolly ayurutse kwerekana inzu nziza cyane yubatse, avuga ko yatwaye $1,000,000 y'amanyarwanda itwara iyo nzu. Ni inzu nziza y'ubucuruzi, ni inzu imwe mu zigezweho. Si ibyo gusa, Mutesi Jolly nanone aherutse kwerekana imodoka nziza cyane ya Mercedes Benz yaguze $400,000 z'amanyarwanda. Ibi rero byaje kurangira no kuri uyu mugoroba Mutesi Jolly aguze Paris Saint-Germain kit ayigura $1,000. Abantu benshi bakomeza kwibaza ngo ese Mutesi Jolly kubitangazamakuru ye bimubajije aho akura amafaranga akunda kurakara. Abandi bajya ku ruhande baravuga bati aho umuntu akura amafaranga ibyo ntago bibareba, ntawe yiba, nta no wasabirizaho. Aho akura amafaranga ibyo niba bimureba. Ntago ari byiza ko bamwe mu bitangazamakuru ndetse no mu banyamakuru bagiye batandukanye bakwinjira muri privacy y'umuntu bakaba bamenya aho akura amafaranga. Mu gihe cyose ari umunyamideli, mu gihe cyose ari umucuruzi, mu gihe cyose ari umushoramari, aho akura amafaranga nubwo ari menshi cyane ibyo ntago bibareba. Ibyo rero ni attention cyangwa se ni tension yazamutse cyane ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe bafata uruhande rumwe bakibaza bati ese ko Mutesi Jolly yo bamubajije aho akura amafaranga arakara? Ese ntago byaba ari byiza kuba wamenya aho umuntu akura amafaranga, cyane cyane ko ari public
figa cyangwa se n'umwe mu basitari cyangwa se n'umwe mu bakobwa bagezweho cyane mu gihugu cy'u Rwanda bavugwa, yewe uretse no mu gihugu cy'u Rwanda no muri East Africa, ni umwe mu bakobwa bagezweho bavugwaho byinshi cyane cyane nk'imitungo afite iremereye myiza cyane, yewe n'uburanga bwe buhambaye bukunda kurangaza benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Abibaza bati ese ko amafaranga iyo bamubajije aho yakomora cyangwa se aho yakura bimurakaza byaba biterwa n'iki? Gusa ku rundi ruhande abandi bakavuga bati aho umuntu akura amafaranga ntago bibareba, ntago biba bireba bamwe mu babimubaza. Ni byiza ko buri wese yamenye ibye. Mutesi Jolly abantu benshi bamuzi nk'umunyamideli ukomeye cyane mu gihugu, yabaye Miss Rwanda 2016 kugeza kano kanya ni umwe mu ba Miss bari kuri top babaye aba Miss Rwanda, ariko kugezana n'ubu ngubu akaba ari umwe mu bashoramari, akaba ari n'umwe wakoresheje iryo tara ryo kuba yarabaye Miss Rwanda akabasha kuribyaza umusaruro, agafata izina yakuye muri Miss Rwanda akaribyaza umusaruro mu bijyanye n'ubucuruzi. Ibyo rero ni ibigenda byibazwa cyane kuri Mutesi Jolly, ariko reka natwe tubisorezaho tuvuge tuti Mutesi Jolly hongea sana kabisa, ni umwe mu bakobwa akomeje kubaka izina riremereye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane kuba ari umukire, kandi ni umwe mu bakobwa bagira umutima mwiza cyane nk'uko bihamywa na bamwe muba mubiri hafi cyangwa se mu bagenda bahura nawe bavuga ko ari umukobwa mwiza cyane. Hanyuma muri kino gitaramo cya The Silver Gala cyaje kurangizwa na umuhanzikazi witwa Bwiza waje gutsindira igihembo $1,000 cy'amadolari, ubwo nasaga $1,100,400 by'amanyarwanda. Numwe mu baje bambaye neza cyane, ni igihembo yagiye hatanira n'abagiye batandukanye, abari baje bambaye neza, ubwo ndavuga abitwa ba Naomi bari baje bambaye amakanzu aremereye cyane meza, ubona ko bari babyiteguye neza cyane. Rero uyu Bwiza akaba yatsindiye kino gihembo, yaje yambaye ikanzu nziza y'icyatsi iriho idesigninze ku buryo ubona ko ari amababi, navuga ngo ni nk'amababi njye niko nabyita. Gusa n'umwe mu batsindiye kino gihembo ahigitse abandi ku kijyanye n'imyambarire, cyane cyane ko yari aberewe cyane. Yarahatanye na bamwe mu banyamideli bagiye batandukanye bakorera inzu z'imideli cyane hano mu Rwanda, ndetse n'abandi bagiye batandukanye barimo abahanzi bakomeye barimo ba Ishkevin ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Bwiza Emerance yaje kuba abatsinda ndetse aza kuba rwose yiharira kino gihembo cy'uwaje yambaye neza cyane. Ni ibirori bya The Silver Gala, ni ibirori ngarukamwaka. Ibyo ni bimwe mu byaranze ibi birori ndetse bikomeje kugenda bigarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ino ni Ken News, reka mbashimire cyane, mbifurize kugira ibihe byiza aho mugiye muherereye hose. Komeze kubana natwe, ni amakuru agenda acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, yewe no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye.